Ndabasuhuje mwese amahoro y'Imana nabane namwe mu izina rya Yesu Kristo, mbifurije kugubwa neza aho muri hose. Ndabakiriye mwese mu kiganiro ukuri kubyerekeye Imana. Nakiriye abari mu Rwanda, abari mu mahanga, ku migabane itandukanye. Turabakiriye muri uyu mwanya w'ijambo ry'Imana, tubagezaho ubutumwa bwitwa ukuri kubyerekeye Imana. Ngewe basuhuza kandi mbakira muri iki kiganiro ni Havugimana Moise nk'uko bisanzwe. Nk'uko bimenyereye rero, umunsi ku munsi tubagezaho ikiganiro ukuri kubyerekeye Imana. Buri munsi tubagezaho igice kimwe cy'icyo kiganiro. Uyu munsi nabwo tugiye kubagezaho igice cya 7 cy'icyo kiganiro ukuri kubyerekeye Imana. Dushimiye abantu mudukurikiye ahantu hatandukanye, cyane cyane by'umwihariko mwe mudukurikiye kuri Rembo Rwera TV, mukande subscribe kugira ngo mubashe kubona ibiganiro byacu bitabagoye, kandi mukoreshe mwohereze n'abandi ubutumwa kugira ngo barusheho gusobanukirwa ukuri kubyerekeye Imana. Hanyuma iki kiganiro ukuri kubyerekeye Imana n'ubundi tugisoma mu gitabo cyitwa igitabo cy'ubwenge mumenyesha ukuri kubyerekeye Imana. Hanyuma reka dukomeze, Imana ibahe umugisha. Tugeze ku gice cya 7 cy'iki kiganiro, tubashimiye kuba mudukurikira. Igice cya 7 rero cy'ikiganiro kuri kubyerekeye Imana gifite umutwe ukomeye cyane uvuga ngo ese idini ry'ukuri uzi iryo ari ryo? Ese idini ry'ukuri uzi iryo ari ryo? Idini ni iki? Idini ni ahantu abantu bahurira bagiye gusenga Imana runaka. Ahantu abantu bahurira mu rusengero hose haba ari mu idini. Abantu bashobora kuhahurira bagiye gusenga Uwiteka Imana y'ukuri, bashobora no kuhahurira bagiye gusenga ikigirwamana runaka. Aho hose haba ari mu idini. Idini ry'ibinyoma riyobya abantu iryo ari ryo. Hariho amadini menshi, ariko reka mbanze nkubwire ku idini ry'ikinyoma riyobya abantu. Mu by'ukuri dufite idini rya Satani rikora ku mugaragaro, ariko hari n'ayandi madini ya Satani akorera mu rwihisho. Abayayoboye bariyoberanya ku buryo ushobora kurizamo uzi ko ari idini ry'ukuri. Impamvu Satani yatanze idini rikora ku mugaragaro ni uko yari azi ko hariho abazemera kumukorera batihishira. Hanyuma rero yatanze n'irindi rikorera mu kwiyoberanya, kuko yari azi ko niyitirira Imana benshi bazamuyoboka batabizi. Idini ry'ibinyoma ryigisha ibikorwa bibi nko kwivanga muri politike, gukora ibikorwa by'urukozasoni. Bavuga ko bemera Imana ariko ntibemera umwana wayo Yesu, ntibemera n'umwuka wera w'Imana. Ayo madini arabesha, ntiyemera Imana. Mbese ni gute umuntu yavuga ngo gukunda ntakunda umwana wawe, ntakunda umwuka wawe? Ese ubwo uwo muntu aba agukunda? Idini ry'ibinyoma ntiribatiza abantu mu mazi menshi, nyamara Yesu yaravuze ati, ni ukuri ndababwira yuko umuntu utarabutse ubwa kabiri ngo abyarwe n'amazi n'umwuka atazinjira mu bwami bw'Imana. Yohana igice cya 3 umurongo wa 3 kugeza ku wa 6. Idini ry'ibinyoma rigoreka ijambo ry'Imana. Abantu bo muri ryo ntibakunda abantu bose. Rihanura ibinyoma, rigakora ibibi byinshi byitwaje Imana kugira ngo basebye idini ry'ukuri. Mube maso kuko bari kuyobya benshi. Idini ry'ukuri iryo ari ryo? Idini ry'ukuri ni ryemera ko Imana izavanaho ubwami bw'abantu na Satani ikabusimbuza ubwami bwayo, kuko Yesu yaravuze ngo nimusenga mujye muvuga muti ubwami bwayo buze. Matayo igice cya 9 umurongo waho n'uwa 1.
Kubw'ibyo rero idini ry'ukuri ryigisha abantu iby'ubwami bw'Imana. Idini ry'ukuri riyoborwa n'ijambo ry'Imana Bibiliya, kuko niryo idufasha kumenya Imana neza. Idini ry'ukuri ribateza abantu kandi mu mazi menshi. Idini ry'ukuri ryemera Imana Data n'umwana wa Yesu Kristo n'umwuka wera wayo, naho abatabatiza abantu mu mazi menshi ntibemere Imana n'umwana n'umwuka wera. Abo sinzi Imana basenga iyo ariyo. None se ni gute umuntu yavuga ngo akunda Imana ntakunda umwana wa Yesu ari nawe muhuza w'abantu n'Imana, ntakunda ubwami bwayo ari nabwo tuganamo, ntakunda umwuka wera wayo ari wo ufasha abantu kuyimenya neza, ntakunda ijambo ryayo ari ryo rituyobora, ntiyubahirize iby'Imana imutegeka? Mbese ubwo uwo muntu akunda Imana by'ukuri? Nimureke bene ayo madini ari kuyobya abantu, muyoborwe n'ijambo ry'Imana cyangwa muhitemo kurimbuka. Ariko sibyo shaka. Nujya mu idini uzarebe neza, kuko idini ry'ukuri rigomba kubahiriza ibyo bivuzwe haruguru, naho abatabyubahiriza barayobya abantu. Mwe kubitaho, kuko idini ry'ukuri abantu bo muri ryo barakundana ndetse bagakunda n'abandi bantu bose. Bemera mwuka wera bakareka Imana ikavugira mu iteraniro, naho abasenga Imana itavuga be kwiyitirira Uwiteka, kuko Uwiteka ni Imana ivugana n'abayo. Amadini asenga akavuga ngo amadini akavuga ngo asenga Uwiteka, nyamara Uwiteka ntavugane nabo, barabeshya. Bityo ibyo ntaho byaba bitaniye no gusenga ibumba ryabumbwe n'abantu ritavuga ntirinyeganyege. Idini ry'ukuri riyoborwa n'ijambo ry'Imana, bagakora ibyo ribategeka. Ese nawe aho usengera bayoborwa n'ijambo ry'Imana cyangwa bafite ibindi bimitse muri bo? Suzuma urebe. Idini ryamaze kuvangirwa uko rikora cyangwa uko rimeze. Umuntu ashobora gutangiza idini ari ry'ukuri ndetse ayoborwa n'ijambo ry'Imana, ariko hanyuma yamara kuzamuka atakiri maso, Satani akamuvangira. Ikikubwira ibyo nuko hari amwe mu madini yagiye atangira ari ukuri Imana yishimira, ariko hanyuma Satani yarayavangiye kugeza aho bamwe batacyemera ko Imana ivuga. Reka ntange urugero. Kera idini ryari rimwe rya Gatolika. Iryo dini ryari ry'ukuri kandi n'ubu riracyari ry'ukuri, ariko Satani yararivangiye. Ubu yararivangiye. Yarivangiye ate? Mbere idini rya Gatolika ryabatizaga mu mazi menshi, nyuma Satani ararivangira, ubu ni ku gahanga. Kandi ibyo Imana ntibyemera. Mbere intumwa zaritangije zavuganaga n'Imana zikuzura umwuka wera, bagakora ibitangaza, ariko ubu ntibemera ko Imana ivuga. Niyo bakubonye Imana igukoresheje ibitangaza bavuga ko ufite abadayimoni. Saho gusa, hari n'ayandi madini yagiye atangira neza yuzuzwa imbaraga z'Imana, avuga ijambo ry'Imana ukorere, ariko Satani yarayavangiye. None se tugire dute ko hafi ya yose Satani yavangiye? None se tuyahunge? Hoya, ayo tugomba guhunga namwe ya Satani na yayandi yabiyoberanya. Naho ayo Satani yavangiye yo tugomba kuyasengera. Niba bishoboka duhugure abayayoboye, gusa abo bahugurwa n'abahanuzi cyangwa se ukabasengera, Imana ikongera ikabagenderera. Iyo umenye ko idini urimo atari ryo kuri, urivamo ugashaka iryo kuri. Ariko niba wararibayemo ari idini rizima ry'ukuri, none Satani akaba yararivangiye, urisengere, usabire abariyoboye. Icyakora nubona bikabije n'abayobozi baryo bakaba badashaka guhinduka, urivemo ntako utagize. Kuki amadini y'ubu ari menshi? Ese Imana irabyemera?
Mbere na mbere Imana yahagurukije intumwa nyinshi izitegeka gutangiza amadini mu duce dutandukanye. Impamvu Imana yemera nuko nubwo ayo madini ari menshi ariko yose yitirirwa Imana imwe, ni nayo asenga, kandi ikirenze byose ayo madini yose nubwo ari menshi ariko ayoborwa n'ijambo ry'Imana. Bibiliya bivuze ngo ibyo bigishwa ni bimwe nubwo bari mu nzego zitandukanye, hari ababa bavuga ngo idini ryakabaye rimwe, ayandi yose ni inzaduka. Ntabwo ari inzaduka kuko nta muntu wayazanye, ni Imana ubwayo yayazanye. Bibiliya mu Byahishuwe igice cya 3 hagaragara ibyandikiwe amatorero 7. Ariya yari amadini. Kuki Imana itavuze ngo bayahurize hamwe abe idini rimwe? Mwe guca imanza kuko umuntu Imana imutegeka gutangiza idini runaka yaritangiza, abandi muti agiye gushaka indamu, muti ni inzaduka, muti agiye kuyobya abantu. Ibyo ababivuga bazabihanirwa. Mugire ubwenge, mugenzuza amadini yose. Ijambo ry'Imana iryo mubona ryubahiriza ijambo ry'Imana, iryo ni iryo kuri. Ikibazo nuko namwe mudasoma ijambo ngo mumenye ukuri, mukarisomerwa ari uko mwagiye mu nsengero zanyu. Musome ibyanditswe, mwe guca imanza kuko abo muzicira ari inshuti z'Imana, kandi urubanza umuntu wese aca nawe nirwo azacibwa. Umuntu Imana ijya kubwira ngo atangize idini aba ari inyangamugayo. Icyakora mwibuke neza ko navuze ko hari igihe umuntu atangira neza, nyuma Satani akaza kumuvangira. Mu basengere mwe kubavuga nabe no kubaciraho iteka, mutazabihanirwa. Uw'Imana yahaye idini azaribazwa. Hari abantu Imana yahaye kuyobora amadini, hari n'abo Imana yabwiye gutangiza amadini, ndetse ibaha n'amazina bayita. Mumenye ko ayo mazina abayahawe bazayabazwa. Uwarihawe azerekana abantu yayoboye imbere y'intebe y'imanza. Azerekana imbere y'intebe y'imanza aho abo yayoboye, naho abo yayahaye nyuma bakabivamo. Abo bameze nka wa muntu Yesu yavuze sebuja yasigiye imbuto ngo ibyaze umusaruro, nyuma akayibika ntiyayihinga ngo izere ibyari izindi, maze sebuja agarutse aramuca, aramuhana. Uko niko bizagendekera abantu Imana yahaye ububasha bwo gutangiza amadini, ikabaha amazina yayo. Waba wararibwiwe, waba ari we waryishakiye, waba wararikuye muri Bibiliya, umenye ko iryo zina uzaribazwa. Naho bamwe navuze rero batangiye neza, nyuma bakaza kuvangirwa. Imana yaravuze mu Byahishuwe igice cya 3 iti ibuka aho wavuye ukagwa wihane, kuko nutihana nzaza aho uri nk'uri igitereko kitabaza ahacyo. Nibatagaruka ngo bihane bakore neza nk'uko bahamagawe, Imana izabahana, kandi bazabazwa n'abantu bayobeje, kuko bameze nk'umuntu wahawe akazi ko guhinga umurima, agatangira ahinga neza, nyuma yageramo hagati agahinga asiba. Nyiri umurima naza azamuhana, nta nubwo azamuha ibihembo kuko yakoze nabi. Nimwihane mugaruke, bayobozi b'amadini, mutazahanwa. Ese idini ni ryo torero? Wibuke neza ko nakubwiye ko mu idini ari ahantu abantu bahurira bagiye gusenga Imana runaka. Naho rero itorero ni Yesu Kristo, naho abari muri Yesu Kristo nibo ba Kristo, ni nabo bari mu itorero. Bivuze ngo mu idini hatandukanye no mu itorero, kuko mu idini n'abasenga Satani bavuga ko ari idini rya Satani, n'abasenga ikigirwamana bavuga ko ari mu idini n'abiyoberanya bavuga ko ari mu idini. Ibyo rero ntaho bihuriye na Yesu Kristo, ntaho bihuriye n'itorero na Yesu. Itorero ni Yesu Kristo, naho abari muri Yesu Kristo nibo ba Kristo, ni nabo baba mu itorero. None se ko hari abantu bashinze amadini
aho kuyita amadini bakayita amatorero. Ese baribeshye? Ese Imana yo ibivugaho iki? Kuba umuntu yarashinze idini rikaba ryitwa itorero ntabwo ari ubuyobe, kuko ashobora kuba yarashinze idini nk'ahantu abantu bazajya bahurira baje gusenga, ariko iryo dini rikaba rishingiye kuri Yesu ari we uriyobora. Bivuze ngo nubwo ari idini, ariko ntiwabura kuryita itorero, kuko ni Kristo uriyoboye. abaririmo ni abakristo bari muri Yesu, bari muri Kristo Yesu. Ntacyo bitwaye gushinga idini rikitwa itorero. Icyakoza mwibuke ko twavuze ko hari abiyoberanya ku buryo nawe ashobora gushinga idini akaryita itorero, nyamara ritayobowe na Yesu Kristo, n'abaririmo atari abakristo bari muri Yesu. Mube maso, mubagenzuze ijambo ry'Imana. Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane kudukurikira kuri Irembo Rwera TV. Imana nibagirire neza. Aha niho igice cya 7 kirangiriye. Ejo tuzakomeza n'igice cya 8 gifite insanganyamatsiko nziza ibaza ngo ese umukristo w'ukuri uzi uwo ari we? Mu gice cya 8 uzamenya umukristo w'ukuri uwo ari we, nawe uzamenya uko ukwiye kuba umukristo w'ukuri. Nimugire amahoro y'Imana aho muri hose. Turabakunda. Shalom.